Kuri muzehe Kevin kamwibariza akabazo k'amatsiko watunze amafaranga bwa mbere ryari umunsi wa mbere wakoze ku mafaranga witwa karayawe avuze kashi nibuka ko makashi hari filime nakinnye nitwa Monsieur Makashi ngo aho wakeba hose ngo ni amakashi gusa ngo kandi inote nini gusa apana inote y'ijana apana ya 200 apana ya 500 ngabikunda ntabwo ari byiza kugira ngo umumama cyasu iriya mpyisi dore ko kimeze niba utangiye kuvuga nka mama ngo dore ko cya yego wumvise nge hari ubwo mubaza aya mafaranga utanga mu bimina uyakurahe singiye kumena ibanga ariko nshatse ntarimena ubwo umusaruro wamugezeho tukiri abana nge nawe naramukundaga se nuko byagendaga wagera mu rugo iso akakubwira ngo uzongera kuvugana na nkunda banyanga none yari mwiza kurenza hano kera nge narakubonye nyorwa ntako witegereje bakunzi ba Murugo TV nongeye kubaramutsa mbaha ikaze mu rugo iwacu ngiye mwumva kuri mikoro zayo nitwa Mugemaruni mbere yuko rero nakira abasangwa n'abashyitsi muri studio zacu reka mbanze mbibutse ko Murugo TV ni televiziyo y'abanyarwanda ikorera kuri YouTube channel ifite intego yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu ariko dushyigikira urubyiruko turukangurira kureka ibiyobyabwenge n'izindi ngeso zatuma rudindira mu iterambere ryabo ku giti cyabo ndetse bikagera n'ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu. Muri aka kanya turi kumwe n'umusaza wacu Keve uri umusangwa hano iwacu watwakiriye umushyitsi wacu se nkuko bisanzwe nkuko umaze kubivuga mu muco wa Kinyarwanda karibu rwose bakunzi ba Murugo TV ni ntavuga nyumbani TV se arabyumva Murugo TV umushyitsi nguyu arahageze abasanzwe mukunda kubona amafilme akina ari Marigarita yakinnye ari Marigarita muri Kigali si Kigoma abakunzi b'iyi TV ngo baragusuhuza karibu iwacu Marigarita murakoze kuba mumpaye ikaze Murugo TV ndanezerewe na kera na kare umushyitsi arubahwa umushyitsi yahawe ikaze buri abanezerewe cyane nanjye ndabashimiye mbanje kubasuhuza mwese murakoze cyane karibu iwacu murakoze cyane twishimiye kubana namwe rero uyu munsi wa none nk'ababyeyi cyangwa abandi bantu bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mugira inama urubyiruko yego reka wenda tubanze tugusubize inyuma byimbitse utubwire ese mwebwe mukura ubona uburyo urubyiruko muri iki gihe turi gukura ntaho bitandukanye n'uburyo mwebwe mwakuraga bankurikiye yego amazina yanjye data yanyishe nitwa Kakuze Cecile ariko nk'uko Jean Paul yabivuze uyu nguyu ari we Keve ku izina rya Marigarita riransusurutsa ngira amazina menshi cyane yaba ari Mama Devu mbese amazina yanjye urebye ni menshi cyane iyo nageze muri filime namwe ubwo murabyumva reka rero nsubize ikibazo warumbajije urubyiruko rwo hambere n'urw'ubu ngubu biratandukanye ntabwo ari kimwe yego icyambere cyo ni ukuri mu gihe cyacu wenda tubyiruka wenda n'abandi bankurikiye
twari abantu ngewe navuga ko twari dusinziriye yego kuko ababyeyi yakuhezaga mu rugo jya kuragira inka ukajya kuziragira kugira ngo uzajye gushaka ujye kurongora umugore ni uko ugomba kwereka so icyate cy'imyumbati aho wahinze abatazi icyate birashoboka abana babyuka ubu ngubu hari igihe ntabwo bazi icyate icyo ari cyo ni ahantu umuntu yarahinze imyumbati iriya y'ubugari cyangwa se iriya itekwa gutyo ugasanga ni nk'ahantu hangana hafi ntabwo navuga ngo ahantu hanini cyane ubwo icyo gihe ukabona kwereka so iso agakunda akajya kugushakira umukobwa noneho ukagendera kuri gahunda y'umubyeyi wagira ngo uzanye igitekerezo akenshi ugiye kuvuga oya wanyana yimbwa we washe cyangwa ubwo tugahora dupfukiranye noneho urugeze igihe cyo gushaka kugira ngo ujye kuzana umukobwa ariwe wamwikundiye ntabwo icyo gihe mu gihe cyacu ntabwo byakundaga baravuga ngo wamumenye ute bakumva yuko ngo wakoze amahano wagiye mu basore utese birasaba iki tegereza bakurangire none ubwo ngubwo wa undi mwimenyaniye niba mwaraniganye niba mwiyagize ngo ute ubwo icyo gihe rwose bakamuca amazi niyo wamuzana ku bwawe ubwo mbavuze ko umuzanye ku mbaraga ntabwo ababyeyi babihaga agaciro bikasaba ko bakurangira umukobwa reba rero kugira ngo bakuzanire umukobwa ngo dore wakanaka dore ubwo ukajyayo wowe ukagira imana wemye ni nko kwigura ubwo urumva ko icyo gihe ntabwo waba gushaka uwo wikundiye ariko ako kantu ngasubireho nubwo wasaga utikundiye ingo zararamaga kuko nyogosenge wewe umukobwa yagushyiraga hariya akaguhana nawe w'umusore ari ababyeyi bakuze n'abasore bagutanze kubaka bagushyiraga hariya bakaguhana urugo rwarakundaga reka nihutishe ngere ku bubu rero abubu rero ntago bakiri kuri urwo ngurwo turi mu buyobozi bwiza ndumva aricyo naheraho ni ukuvuga ngo barashaka buri wese aba afungutse hano niyo mu gihe ufungutse hano ubashe gushakisha uburyo bwo kuzibeshaho ya nkwano ariko umusaza yagombaga kuyiguha wowe ubwawe uyishake kandi noneho ufunguke hano hafunguke harambye birambye bizakugeza na hariya ku buryo uzabasha n'uwo nawe uzaza gusanga azaza amenya kugira gute ngiye gukoresha ijambo kwirwanaho kumenya uko ubwo naho ngaro urubyiruko rwa kera nabo ngubu bitandukaniye Mzee Kevin avuze ku kintu cy'uko twagiriwe amahirwe yo kuba dufite ubuyobozi bwiza ushaka ko buri muntu wese arijuka akagira iterambere rirambye mu mutwe ariko niko ubibona nawe uti buri wese ajijuke kugira ngo tugere ku iterambere kujijuka ntabwo kwitwa injiji ntabwo kujijuka byanabivuzeho biheza umuntu mu iterambere rye yabuze ati twicaraga hariya ba data bakavuga ngo uriya muhungu ngo muvugana ngo mugira mute ngo we ngo ntuzongere iryo terambere rirambye ntabwo ribuza uburenganzira bwawe so niba kubuza ariko anyibukije journaliste ntugire ngo ni urwenya anyibukije tukiri abana njye nawe naramukundaga se nuko byagendaga wagera mu rugo iso akakubwira ngo uzongera kuvugana na nkunda banyanga cyane none yari mwiza kurenza hano kera
nijyanye n'ingubo nyina ashaje agira nk'izo se zapfuye nuko yancitseho naho ni ababyeyi gusa iterambere babyeyi mutwumva ntabwo ribuza umwana agaciro ke kereka ikibi iyo yinjiye mu kibi yego nibwo umucyaha icyo kibi yinjiyemo nicyo kidindiza kandi kagaragaza iterambere ridatunganye ubwo ni iteranyuma muri make ntabwo ari iterambere ni iteranyuma reka tuvuge ku iterambere ryatuzaniye ibintu byinshi byiza ariko hari n'ibindi byinshi byagiye rizana ari nabyo bigenda bigira ingaruka ku rubyiruko rw'iki gihe cyane cyane tugarutse ku makimbirane abera mu ngo hagati y'ababyeyi. Ese mwebwe mubona ayo makimbirane abera mu rugo hagati y'ababyeyi hari ingaruka nyinshi zigira ku bana ku mikurire y'abana ndetse no muri sosiyete muri rusange? Cyiza cyane, ubajije ikibazo cyiza cyane. Mu buzima busanzwe ni ukuvuga ngo abo babyeyi niba babaye bari muri bombori wa mwana agakura muri ubu bwonko bwe abona iyo bombori nta kintu na kimwe mu buzima azigera yigezaho mu buzima bwe, kuko nawe azajya ahora ni urugero niba ari n'umwana w'umuhungu akabona ukuntu se afashe mama we byanga bikunda nawe ntabwo azigera aha agaciro. Ikindi cya kabiri, ntabwo wa mwana azajya ku ishuri ngo nagera mu ishuri abashe kugira icyo afata yongera atekereze hariya mu rugo. Ikindi cya gatatu ni ukuvuga ngo wa mwana nta burere ahawe, ni ukuvuga ngo uko azabaho kose n'ibizajya bituruka mu bireho. Niba abona se akubita ingumi, wa mwana azajya agera muri bagenzi be yumve ko ikibazo kibaye agapira mugenzi we nakamwambura agomba kugenda agira ate akamutera ingumi. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe guturuka hano aha niho hazaha wa mwana wacu uburere. Bivuga ngo imiryango iriho ubu ngubu uko bimeze uko ubu ngubu ujya kumva ugakurikira nko kuri televiziyo runaka cyangwa radiyo ngo imiryango ngo bariho ngo bari mu makimbirane, akaba ari bya bindi bapfuye isambu bajya kumva ngo yamutemye ngo bamugize gutyo. Wa mwana niba abona uko bimeze byanga bikunda hano he hagize gute hapfuye ntaziga ngo bijye mu ishuri, nagera mu bandi bagenzi be ntibizakunda. Ntabwo nzamusanga mu nzira hari umwana ari mu gukora ikosa ngo mbe namucyaha, ntabwo bizakunda. Ibyo rero ya mabi yose wa mwana ari mu kunywa ngise ari mu kunywa ari mu gukuriramo ubwo ubuzima bwe bwose bwo no ngo umwana arapfuye burundu se deja fait. No ukuvuga ngo umwana avuka ari umuziranenge nkuko babivuga. Umwana avuka ari umuziranenge mu buzima busanzwe. Ubundi reka wenda nkomerezeho gato cyane nkatwe bababyeyi mu buzima busanzwe, bana banje n'abandi bana n'urubyiruko nkurikiye, umubyeyi w'umumama iteka ni ukunze guhora ku isonga. Kandi kugira ngo akenshi bizamuke gutyo bisaba ko we mubyeyi cisha make. Navutse nsanga twebwe tugomba gucisha make. Niba umugabo azamutse ari la bisaba ko ugomba kugenza make. Niba yaje yagasomye utegereze nikamara gushira umushyire ku ruhande agatama primus ni iki uretse wumve bavuga ibigondamye mwamwumvise ntago ariwe navuze n'ukuri kw'Imana ariko nakugorewe. Noneho ubwo icyo gihe cyangwa wiketse amababa nese ntumwumva. Noneho ubwo icyo gihe mama nkanjye wenda bwereka nihereho reka nivuge ngomba kwegera umusaza wenda habaye ejo ubwo nkamwegera ntese papa kanaka ejo wabigenjeje gutya na gutya ariko mu kinyabupfura apana kuzamuka ngo mbarari. Ubwo ndababwiza ukuri kw'Imana ko burya n'abagabo iyo ucishije make ukagenza make hari icyo bimara, si bose ariko. Ubwo numva ko namaze kugusha neza ise w'abana, nubwo ndajya no muri babana. Abana mugira inshuti ubu umuhungu w'umukobwa, abana bawe bakubera inshuti. Nimumara kuba inshuti na mama byanga bikunda, ntabwo ari byiza kugira ngo umumama
cyasu iriya mpyisi dore uko kimeze niba utangiye kuvuga nka mama ngo dore uko cya wa mwana kuko akenshi ahorana na mama arakurana rya jambo rigena muteyemo amabi yose kuri se wa mwana kure cya papa ari wa kenshi b'abana usanga bagira gute usanga batera basi ubwo rero nkaba navuga ngo umubyeyi w'umumama yegere abana be baba abahungu baba abakobwa baba inshuti njye nabyaye n'abahungu gusa ngira abahungu 5 n'umukobwa umwe ni wabo muhererezi abo bahungu banjye rero ubu turi inshuti pe 100%. abahungu 5 ni umukobwa umwe aza ari umuhererezi ubu nawe ni inshuti yanjye bimwe birenze kwemera ngo kuko kubaka kugira ngo tubanze twubake ejo hazaza ubundi fondation nziza ituruka hano mu babyeyi ku bana mu rugo ariko hariho ugira ute akakunanira birashoboka nabyo bibaho ariko niba nk'ubwo ari muri abo 5 ufite wenda yashobora kuvamo umwe nanyuza hakanyuza aha ubwo nyine turasenga tugasaba Imana muri make ariko umubyeyi w'umumama bantu munkurikiye babyeyi munkurikiye kandi namwe bana ndabasaba mama mugira inshuti na papa niwe ariko banza mama mama aza kugeza kuri papa yego Arakoze cyane ibyo byose akabikora kubera inyungu z'abana ariko kuvuga ngo yubake hejo hari akabazo ugiye kumbaza utese ko numva uvuga gutyo wowe wa mukecuru we ko twebwe ngiye sinzi uburyohe bwa mama jewe navutse nta mama mbona ndandara ubwo nkange wangiriye ihe nama ni ukuvuga ngo byose Imana ishobora byose dusenga niyo iba yarabigennye bivuga ngo ese wenda waba ufite nka nyoko wanyu mama wacu nta nyumva eske waba ubashe kuba ufite nyoko senge wenda nabo nta nyumva none mbigenze nte nabyo bene abo bana bariho ubwo niba ubona ko bigenze gutyo hari ukuntu ntago ushobora kubura inshuti niyo yaba ari umuturanyi niyo yaba ari nyina w'umwana mwiganye ntago Imana irakuyobora ngo utumye gusenga gutakambira Uwiteka Imana isumba byose usenge Mana warandemye nkangutse mfunguye amaso nsanga nta mama none namasenge ntawe none niki ntawe wowe senga Imana yiririre izakutuma ku muntu w'inshuti w'umubyeyi w'umwana mwigana azakubera inshuti kandi hari igishobora no gutungana kuruta bari abarezwe n'abanyina nabwo birashoboka tugarutse kuri muzehe Kevin kankwibariza akabazo k'amatsiko watunze amafaranga bwa mbere ryari umunsi wa mbere wakoze ku mafaranga witwa karayawe avuze kashi nibuka ko makashi hari filime nakinnye nitwa Monsieur Makashi ngo aho wakeba hose ngo ni amakashi gusa ngo kandi inote nini gusa apana inote y'100 apana ya 200 apana ya 300 noneho nibutse ko mu mufuka harimo hano yenda ko hari uwaza kugira icyo avuga nk'uyu mugore naho ubundi gutunga amafaranga tukiri n'abana batoya ndibuka aho twari duturanye n'umwarimu akaba ari nawe vraiment wambyaye no muri batisimu ni ukuvuga ni urugo ku rundi ntabwo nari kujya gushaka umubyeyi kure kandi aho ngaho hafi hari umukristo papa agira ati umwana wanjye mu mubyare muri batisimu mwarimu ati nta kibazo ariko ndibuka ko kugira ngo ateze igipande ku nzu ye hari udufuka twa gasegereti tujyamo ibiro ahari twajyagamo ibiro 10 by'umucanga ariko ukawuriza umusozi kugira ngo uzagere ku nzu y'uwo mugabo yego naho rero buri muntu yaturaga agafuka
agafuka kamwe bakamuha igiceri cy'atanu. Igiceri cy'atanu ni ukuvuga amafaranga ya mbere watunze yari igiceri cy'atanu. Ni igiceri cy'atanu ku gafuka k'umucanga. Reka ariko ni bimwe mu iterambere ry'igihugu cyacu kandi naryo twishimira. Reka ngaruke ku kibazo rero nashakaga kukubaza. Urumva watunze igiceri cy'atanu ariyo mafaranga ya mbere watunze kandi nayo uyakoreye. Nabwo ari uko ntuye agafuka k'umucanga uyakoreye. So muri iki gihe rero ababyeyi batureresha amafaranga mu ngo, usanga umwana mutoya papa amuhaye amafaranga ntamwigishije kuyakoresha, ntanamubwiye ngo yakoreshe iki, nta nabwo ari ay'umwana mwatse wenda ngo hari ikintu runaka akeneye. Ugasanga muri iki gihe abana batoya cyane ku myaka utanatekereza bifitemo ubushobozi bwo gukora ibyo bashaka, byo kugura ibyo bashaka babitewe n'ababyeyi babo. Ubona ari bimwe mu bigira ingaruka ku bana kuba bahabwa amafaranga angana gutyo batazi kuyakoresha, batazi akamaro kabo, ahubwo bakayakoresha nabi ari byo baheraho bagura izo nzoga cyangwa ibyo biyobyabwenge. Ese ni iyihe nama wagira abo babyeyi kugira ngo barinde abo bana babo mu buryo nk'ubwo? Yewe journaliste kuguha igisubizo aha ngaha ndabanza ngusobanurire. Yego. Ubu ngubu hariho ibyo bita ndiheraho mu rugo. Yego. Umwana muto wanjye mutoya yitwa Janvier ari mu mwaka wa 5 segonderi cyangwa primaire? Primaire. Yego. Agiye kurangiza primaire. Ariko ndakubwira hari ibyo bita ibimina. Yego. Wumvise? Nge hari ubwo mubaza aya mafaranga utanga mu bimina uyakurahe? Singiye kumena ibanga ariko nshatse ntarimena. Ubwo umusaruro wamugezeho akiyabona aragendagura touch. Ari muri primaire. Primaire. Mu gutaha ati uzi ibyo umuhungu wawe yakoze? Ati buriya ari ku mashusho hariya mu cyumba arimo arareba arakureba. Arimo arakureba uko ukina n'ibindi. Mfunguye gutya nsanga ni touch. Yego. Reba nawe umuntu w'umuprimaire. Yego. Wamenya bayakura. Ubwo no kuvuga ngo hariho ikimina ariko babyeyi bagerageze rwose ejo ibimina ni iterambere ariko ku bana bagerageze ejo ibimina ku bana bitazababuza n'amashuri. Naho abakora ibyo abakora urugomo wamenya se bayakurahe. Hari n'abata amashuri bakajya kwiba, ariko hari n'ababyeyi bayabaha. Hari n'ababyeyi umuha amafaranga ati genda ujye mu kimina. Abo nabo tubashimire, ariko umusaruro w'ikimina umubyeyi ajya witaho kuri uwo musaruro w'ikimina cy'umwana. Reka twumve mama Margarita aracyashaka kutubwira. Reka mbaze mwiburize. None se uvuze ko umwana wamusanganye touch, uvuze ko umwana ari muri primaire, nta nubwo ntaho arigeza mu buzima. Umbwiye ko atangiye kujya muri telefone. Buri habamo byinshi cyane. Icyo gihe umwana wawe waramushimiye cyangwa waramugaye, wakoze iki? Yego. Ubwo ugiye gusimbura kile journaliste kuganira kugira ngo dushake ibisubizo. Nta kindi nari gukora. Gusa namukoze mu ntoki. Mubajije arambwira ati nyura mu bantu bakambwira ngo dore umuhungu wa Muzeke. Yego. Ngo twaraye tumubonye. Ngo nanjye nagira ngo nge nkureba mu biganza byanjye. Yego. Ubwo umwana bari kumusubiza. Nibura se hari icyo wamubwiye cyangwa naramubwiye nahamagaye nyina ndamubwira ntumva rero iyi telefone najya ajya kwiga ujye uyibika, ntazajyane iyi telefone ku ishuri bitazamubuza kwiga matematike, geography cyangwa histoire cyangwa n'ibindi byose.
n'abandi babyeyi wenda bumvireho kubera ko bumvireho rwose iri terambere byo rituzanira dushobora kubikoresha mu buryo bwiza bikatubera umusaruro mwiza bikatugira inyungu no mu buzima bwacu no mu mibereho byacu ariko dushobora no kubikoresha nabi ahubwo bikatwangiriza n'ibyo twari dufite mzee siko bimeze ubwo niba naravuze ngo ni itegeko ariko rishingiye kuri twe n'amafami umwana ntakajyane telefone imbere ya matematike bagiye kumuha ku rupapuro kuko yakurikira ya mashusho akibagirwa gusubiza x imwe y ntabwo byaba bikwiriye tugana ku musozo w'ikiganiro mama Margarite wakomeje ku bintu byo gusenga ese ubona amadini cyangwa abandi bihaye Imana hari uruhare runini bagakwiriye kugira mu iterambere ry'iki gihugu cyane cyane bigisha umuco ushingiye kuyoboka Imana urubyiruko rwacu kugira ngo barusheho kwirinda cyane wenda reka munyihanganire gato ngira icyo mvuga kuri ya telefone y'umwana yego nta kibazo ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima busanzwe bana banjye n'abandi bumva ntabwo nanze iterambere ariko kuba umwana yiga ngo mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu akaba afite itelefone taci iyi telefone harimo ibintu byinshi biyobya siritu nk'uyu mwana w'icyumwaka wa gatanu ese uyu mwana azibuka gusubira mu byo yigishijwe ko azamara kugera mu cyumba cy'akagera mu gitondo yibereye kuri telefone haberamo abana mwe muzi kujyamo hari utuntu twinshi cyane hari n'ibindi bintu biberamo byinshi biriho ngewe ku bwanjye ntabwo iyo telefone binshimishije nta nubwo n'umwana wanjye ntayo namuha nabwo ko nabyaye abahungu gusa ubundi kugira ngo umwana ashobore gufata ni ukuvuga ngo umwana bimwica mu bwonko cyane nta burere aba abonye muri cya gihe umwana amaze kwicara mu ishuri aho kugira ngo arebe imbere icyo umwarimu amubwira we kwa kuntu byakubitanaga byagira gute nibyo bizamukamo noneho mu buzima bwe bwose yo kugira ngo afate ibyo abwirwa hakicaramo bya bintu gusa ugasanga niyo yagiye mu ishuri nta kintu yumvise cy'ishuri kibaho kubera ibyo yazamukiyemo yego ubwo n'ababyeyi bose bumvireho kugira ngo dukomeze dusigasire abana bacu dusoza twakomeje ku kibazo kijyanye n'uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu cyane cyane bigisha indangagaciro za gikirisitu urubyiruko abana bacu ese ubona amadini hari uruhare runini yakagize muri icyo gikorwa ubundi mu buzima busanzwe tugize amahirwe aya madini nabyirutse hariho amadini ane gusa hariho katolike hariho abo twitaga ngo ni abaporoso protesita hakabaho n'abadivantisiti n'abayisilamu ayo madini ntako yasaga ibintu byari bizima none ubu ngubu umuntu arabura uko abigenza ngo bakareba uko bakiyaranja bakabona amafaranga bagafonda idini umuntu yahamagaye mugenzi we ngo ese uriho uti undi ati ndiho nabi ngo wananiwe no gufonda idini byarakunaniye ngo wowe fata nk'ibyumweru bibiri ufate bibiliya buri murongo wige hasigaye nzaza nkwereke ubwo urumva ni iki ni bizinesi ntabwo ari ukuvuga ngo bene yo mu mbabarire ibyo ngiye kuvuga ntabwo bayashinga ngo tugiye kwigisha gutya na gutya ni bizinesi nk'izindi zose ariko bashyize mu bikorwa ikintu cya mbere ni ukwigisha urukundo habayeho ijambo ryitwa urukundo aya mabi yose ubona yabaye ndetse ngiye gukoresha muri iki gihugu cyacu ntabwo byakabayeho kuko ikintu bita urukundo abe umwana abe umuntu mukuru ugendeye kuri izo nyuguti uko nzivuze amahoro yabaho agasugira agasagamba kuko nta wakwicwa n'ubwo bukene nta wabaho ngo ni urugero niba umwana wabona yarakunaniye yaragize gute yaza ukamufata n'uwa mugenzi wawe ukamugira inama kandi ya nama umwana ayikurikije yarayobye aragaruka akagera mu nzira nziza amadini rero abishyizemo uruhare ibintu byaba byiza cyane ndabashimiye cyane murakoze ku mwanya mwiza mwaduhaye ndetse n'ibiganiro byiza mwatuganirije muzehe Kevin nawe ese muzehe
ntabwo twasoza wibutsa mama bya bihe bya kera mwanyuzemo ugira akantu mwibutse. yego urakoze cyane rwose. nawe akira turicaranye Nta kibazo. maze najya kugira icyo mvuga agaseka ariko rira byiza guseka gusa hariya hari icyo mukomojeho muti amadini nubwo umwanya utubanye muto ariko twakagombye kugira icyo tuvuga. Amadini ntabwo ari yose, Yego. amadini buri wese nk'uko uyu mudamu abivuze, buri wese burya agira idini rye. Yego. Gusa icyo nsaba abakunda gukurikira iyi TV Yego. ni uko idini ryawe ryakwereka abakubona urukundo, Yego. kutica, Yego. kutiba, Yego. kutaroga, Yego. kudasambana, tout le temps ukaba uri honnête. Dusoza twari tugusabye kumwibutsa bya bihe mwabanyemo muturanye ngo waramukundaga kera, muririmbire ka karirimbo ko muririmbira. n'agatangaza Ni akaririmbyi wa mugani. Ahubwo muririmbire wowe warakwikiriza. Mbirimbire ariko se ni ukuri kera twararirimbaga akoma n'amashyi. Njye narakubonye nyurwa ntako witegereje mbona Bakunzi ba Murugo uragiye. TV turabashimiye cyane rero mwe mwakurikije ibiganiro byacu, Yego. turabashimiye ko mwabanye natwe muri kano kanya, dushimiye abatumirwa bacu ku mwanya baduhaye, Yeah. ku bw'inama bagirira urubyiruko, ku byo Mm. basabye ababyeyi, ni ukuri turabinyize kugira ngo mureke dushyire hamwe imbaraga twiyubakire igihugu. Murakoze Urubyiruko rwacu nizo mbaraga z'iki gihugu, Yeah. kandi dutereye iyo wasanga nta gihugu tugifite. Murakoze cyane, turabibutsa abantu gukora subscribe mukadushyigikira ko ibi bikorwa dukora nibyo kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Murakoze cyane, murakoze kandi murakarama. natwe murakoze turabashimiye. Ngo aryoha asubiwemo n'ikindi gihe tuzagaruka, mugerageze mwandike komanteri noneho tumenye ibibazo mutubaze ngo tuzagaruke tubisubiza, mbese aho mwumva twabavuze nabi cyangwa se twababeshyeye turabitegereje muri komanteri. Murakoze turabashimiye, ibigire ibihe Ciao, byiza. ciao. Yeah.